Nitwa Gami the psychologist. Tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora kwifashisha igihe ushaka kwishima. Kimwe mu bintu nize nkagiraho ubumenyi buhambaye ni ikintu kijyanye no kumanaginga amarangamutima. Nzi ko abantu benshi tuba dushaka kwishima kuko hari ibintu byinshi tunyuramo bigatuma amarangamutima yacu ajya low, tujya down. Nafashe course yitwa The Sense of Well-being. Ni imwe mu courses cyangwa se mu masomo ari online umuntu wese yafata, ariko yakunzwe n'abantu benshi kubera iki akwigisha ubumenyi ushobora kwifashisha igihe ushaka kugira ubuzima bwiza, kuba wishimye. Tugiye kureba hamwe ibintu bitarenze ibintu birindwi ushobora kwifashisha igihe ushaka kwishima. Ni ibintu ntekereza yuko uruze gusanga bimwe utabizi, ibintu bitatu bya nyuma ndatekereza ko uruze gusanga ari bishyashya kuri wowe. Niyo bintu birindwi ushobora kwifashisha igihe ushaka kwishima mu buzima bwawe. Ntibagirwe gukora like, subscribe na share. Nuko nibyo tuvuga. Nabijeje yuko hano kuri no YouTube channel tutanga ubumenyi, nizera yuko ubumenyi burenze cyangwa se busumba ubundi bujyanye na psychology bwagufasha gukemura ikibazo icyo ari cyose ushaka gukemura mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niyo bintu birindwi ushobora kugufasha kugira ngo wishime. Ikintu cya mbere turuze guheraho ni ikintu kijyanye na gratitude. Nigeze no gukora video kuri gratitude cyangwa se kijyanye no gushima. Kwa kundi umuntu ashobora gukora ikintu cyiza ukamushimira uti wakoze cyane. Kwa kundi ushobora kubyuka ukavuga uti niyo bintu nshimira Imana yuko yankoreye. Ntekereza ko ariyo mpamvu n'amatoro cyangwa se amadini agiye atandukanye atwigisha yuko Imana idusaba guhora dushima, kubera yuko igihe usenga ugashima Imana, ugashima bitewe n'ikintu cyiza cyabaye mu buzima bwawe, byongera uko wiyumva. So gratitude, gushima ni ikintu cya mbere, ni habit ya mbere ukwiye kugerageza kwiga igihe ushaka kugira ibyishimo byawe bya buri munsi. Gratitude ushaka wanayifatanya na kindness cyangwa se kwiga kugira ubuntu, kuri udukorwa tubuntu. Kwa kundi ushaka kuvuga ukabona akantu umuntu ukeneye ubufasha ukaba wamufasha, ukabona akantu katagenda neza ukaba wagakemura, ukakora ibintu biri mu bumuntu cyangwa se mu ubuntu. Icyo ni kimwe nkunzi gufatanya na gratitude, nubwo ari ibintu bitandukanye. So number 1 anyways turuze kwita gratitude. Ikindi cya kabiri ni ikintu kijyanye na social support cyangwa se kugira inshuti, kugira connections n'inshuti zawe. Kwa kundi ushobora kuba ufite inshuti mugenzi wawe mubanye neza, hanyuma iyo nshuti ukaba ufite umubano uzi neza yuko nta wundi muntu ushobora kugirana umubano n'uwo muntu ku rugero nk'urwo ufitanye n'uwo muntu. So social support, ko wagira connection n'abandi bantu, kuzi yuko nukora ikintu runaka umuntu uruze kubona umuntu uruze kubwira uti wow great job, kuzi yuko nugira ikibazo uruze kugira umuntu uruze kubwira icyo kibazo akakumva akagutega amatwi, kuzi yuko nugira ibyago hari abantu bazagutabara, kuzi yuko nukenera ibintu bitanu uruze kuhamagara. By the way, ndumva nshobora guhamagara umuntu akanyereza bitanu nkatega moto mu kanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Social support ni kimwe mu bintu byongera happiness. Hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko n'ubushakashatsi bwakozwe muri Harvard bwagaragaje yuko kimwe mu bintu bituma abantu baramba ndetse bakaba bishimye no kuba afite abantu bamuzengurutse benshi. So social support ni ikintu utakwirengagiza. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu kijyanye na physical exercise cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bitera imisemburo ituma umuntu yumva yishimye iyo ayikoze nibura inshuro 3 mu cyumweru. Iyo abantu benshi tuvuze imyitozo ngororamubiri batangira gutekereza birakomeye cyane, ariko even no kugenda cyangwa se kugenda n'amaguru igihe runaka yaba imyitozo ishobora gutuma wishima, kandi ari imwe mu myitozo navuga itagorana. Ushobora kuvuye ku kazi ukagenda n'amaguru iminota 30 kuzamura. Iyo myitozo ushobora kuba ihagije as long as ukoze inshuro zirenze 3 mu cyumweru, kuba za boosting cyangwa se zakongera uburyo wishimye mu buzima bwawe bwa buri munsi. So imyitozo ngororamubiri uko yemeze kose ntuyirengagize. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye na meditation. Meditation igeze kuyivugaho nanone mu ka short video. Meditation ni kwa kundi ushobora kwicara ugatuza, hanyuma intekerezo zawe ukaziyobora ku kintu runaka. Abantu bakunze gukora meditation barayimenyereye, bakunze bimenyereye mu bihugu nka za India, ariko tumaze kubona yuko hano mu gihugu cyacu hari abantu benshi basigaye banatoza ukuntu umuntu yakora meditation. Ushobora kureba online uburyo bwinshi bwo gukora meditation. Hari meditation ijyanye no guhumeka, ugahumeka intekerezo zawe zikajya ku buryo uri guhumeka. Hari meditation yo kureba yo kwitegereza ibintu bikuzengurutse. Hari meditation
zigiye zitandukanye. Hari meditation yo guscanning umubiri, ukagenda witegereza ibice bitandukanye by'umubiri ukabiruhura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Meditation ni kimwe mu bintu byongera ibyishimo kubera yuko biturisha umubiri, bigabanya stress ku rwego rwo hejuru. Meditation ni kimwe mu bintu nzi mu buryo bwo guturisha umubiri, bwo kugabanya stress, biri effective kurusha ibindi. So uyikoresheje bigabanya stress, bikongera amarangamutima meza, bigatuma ubaho ubuzima bushimishije. So ubwo tumaze kuvuga ibintu bine. Ikintu cya gatanu ushobora kwifashisha igihe ushaka kwishima ni ikintu kijyanye no kwishimira ibihe byiza, haba ibihe byashize cyangwa se byo mu minsi yashize. Kuko dushobora kureba mu mafoto ya kera ukavuga wow, ese gutya nari imeze. Kwa kundi umuntu ashobora kohereza ka video kano ka kera wakoze, babyita savoring mu cyongereza. Kwa kundi ushobora guca mu bihe byashize, mu bihe byiza wanyuzemo, ukabyibutsa, kugarura memories cyangwa se amateka meza wagize, ukongera ukayinjoyinga. Icyo ni kimwe mu bintu ubushakashatsi bwagaragaje yuko byongera ibyishimo cyangwa se ubuzima bwiza umuntu aba afite. Icyo ni cya gatanu. Ibindi bintu bibiri ntekereza ko biruze kugutangaza. Turuze kureba ku kintu kijyanye, ubwo ni ikintu cya gatandatu, ikintu kijyanye no kwirinda amakosa abantu cyangwa se ibintu abantu batekereza yuko bishobora kuba ibyishimo kandi mu by'ukuri bidashobora kuba ibyishimo. Urugero, abantu benshi batekereza yuko kugira amafaranga menshi ari kimwe mu bintu bishobora kuba ibyishimo. So icyo ni kimwe mu bintu ubushakashatsi bwagaragaje yuko nubwo kugira amafaranga ari ingenzi, hari ahantu bigera ugasanga ukugira menshi ntabwo byongera ibyishimo ufite. Abantu bashobora kunyumva nabi. Ni umwe abantu bizera yuko kugira amafaranga cyangwa se kugira material wealth ari kimwe mu bintu biramutse bibuze bishobora gutuma ubaho nabi. Urugero, niba nta mafaranga mfite ntabwo nduze kubona ibyo kurya, ntabona ibyo kurya ntabwo nduze kwishima. Niba nta mafaranga mfite nshobora kubura amafaranga yo gutega, nshobora kubura amafaranga yo kugira umuntu neza ngo mugurire akantu as an act of charity cyangwa se nk'igikorwa cy'urukundo nshaka gukora, ugasanga n'ibintu nakakwifuje gukora byiza ntabwo mbashe kubikora. Turabizi neza yuko kuba mu bukene bukabije ni kimwe mu bintu bigabanya ubuzima umuntu abayeho. Niyo mpamvu nkunze no kubwira abantu ni kimwe mu bintu actually bikwiye gufasha ubuzima bwo mu mutwe no kwiga kuva mu bukene, kuko ni kimwe mu bintu byanze bikunze bigomba guhindura uburyo ubayeho, bigahindura uko wiyumva. Iyo bavuga ko amafaranga ari kimwe mu bintu bidashobora kukuzanira ibyishimo, nubwo abantu benshi batekereza ko ari ibintu bishobora kubazanira ibyishimo, ikintu bashatse kuvuga ni uko igihe za basics cyangwa se bya bintu by'ibanze ubifite, ntabwo amafaranga aba agikonta. Ariko igihe amafaranga nta na make ufite, amafaranga ni kimwe mu bintu bishobora kongera ibyishimo. Impamvu iki ngiki ari ingenzi kukivuga ni uko hari abantu bavuga ati kugira amafaranga nicyo kintu kibanze. No, ni ikintu kibanze igihe nta na make ufite. Igihe hari standard runaka wagezeho, ugomba kwirinda ko amafaranga ari buze kuba the main goal uje gutuma uba happy. Indi mpamvu iri somo ari ingenzi kurimenya nuko yuko bidufasha no kwibuka ahubwo uburyo bwiza wakoresha amafaranga kugira ngo utume wishima. Niba ari ugufasha abandi, twabonye ko gratitude, kindness ari kimwe mu bintu bishobora gutuma urugero wishima, ukaba ushobora kwifasha amafaranga ukora ibikorwa by'urukundo. Icyo gihe y'amafaranga ashobora kubera uburyo bwiza bwo kugira ibyishimo cyangwa se bwo kubaho ubuzima bushimishije. Urugero, hari abantu bavuga yuko kujya kugura ibintu bize gutuma wishima. Yaba barati ubwo nuko naheruka kujya mu isoko nkajya kugura. Ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo ugiye gushopinga ushobora kugira boost y'ibyishimo ariko ntabwo iramba. So imwe muri strategy ushobora kwifashisha igihe ufite amafaranga ushaka kuyaspendinga kugira wishime, ni ukuschedulinga ibintu wari kuzagura, ukavuga uti ndibuze kugura uyu munsi inkweto, nyuma y'ukwezi ndanzagura ibag, nyuma y'ukwezi nzagura ikindi kintu. Niba uri guspendinga 50,000 ukazabispendinga mu gihe cy'ukwezi kugira uspendingire icyarimwe. Icyo gihe ubushakashatsi bugaragaza yuko boost y'ibyishimo wari kuzagira iyo spending y'amafaranga at once wayaguye. So iyo ni misconception ya mbere tugomba kwirinda. Amafaranga ntabwo atera ibyishimo, ahubwo uburyo yakoresha nibyo bishobora gutera ibyishimo. Ikintu cya nyuma cya karindwi nacyo ni ikintu kijyanye no kwirinda kwigereranya cyangwa se kwirinda social comparison. Abantu benshi turigereranya, ndetse ni ikintu umuntu wari wese atabasha guhunga kubera yuko abantu
tubana n'abandi, kandi kubana n'andi bisobanuye yuko urubuze kwireba ukareba n'undi muntu bigatuma ubasha kwigereranya. Kuba turi mu isi ya social media noneho bituma kwigereranya binoroha kurusha. Urareba umuntu ukabona ni mwiza kurusha, ukareba umuntu ukabona yambaye neza kurusha, ukareba umuntu ukabona ni umukire kurusha, afite ibintu byiza kurusha ibyo ufite. Kwigereranya ni kimwe ibintu biba bizwi neza yuko biri buze guhita bigabanya uko wiyumva, kubera yuko nugereranya uzabona hari ibintu abandi bantu bakurusha. At every point hari uburyo abantu bazakurusha. So kugerageza kwirinda kwigereranya ni kimwe ibintu bishobora kwimprovinga ibyishimo byawe. Ntiwigereranye na mugenzi wawe, ntiwigereranye n'abantu muturanye, ugafokasinga kuri goals zawe. Uburyo ushobora kwifashisha kwigereranya kugira ngo biboosting ibyishimo ni igihe uri mu bibazo runaka ukavuga uti ukigereranya ureba ahubwo uburyo ibibazo byawe bishobora kuba bidakabije ugereranyije n'iby'abandi. Nibwo buryo bwonyine ushobora kwifashisha kwigereranya kugira ngo boosting emotions. Ariko muri rusange kwigereranya social comparison ni ikintu gishobora kuba intandaro y'agahinda cyangwa se yo kumva utishimye, yo kugira agahinda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngizo tekinike 7 wakwifashisha igihe ushaka kwishima. Nizeye ko ari tekinike zifite imbaraga. Intego nshobora kuguhereza cyangwa se challenge nshobora kuguha ni kuvuga ati ese ni cyo kintu udakora cyane kurusha ibindi watangira gukora right now. Ese yaba ari gratitude, ese yaba ari imyitozo, ese yaba ari social connection cyangwa se umubano mwiza n'abandi, ese yaba ari meditation, ese yaba ari savoring cyangwa se kunyura mu buzima bwiza banyuze mu gihe cyashize, ese yaba ari kwirinda social comparison, ese yaba ari kwirinda kwiringira ko amafaranga ari buze kuguha ibyishimo ahubwo ukiga kuyakoresha mu buryo bwiza. Izo ni tekinike 7 ushobora kwifashisha kugira ngo wongere uburyo wishima. Nzakomeza mu bumenyi burenze. Nitwa Gamindi Psychologist. Like, share, comment and subscribe.